kandi nanone kandi turaza kuyamushyiraho ariko umugabo ukuntu ateye muri we Justin iyo umuhaye amahoro arayafata ariko iyo umubujije amahoro ni wowe uyibuza kuki abagore mwebwe muhora mushaka keya mushaka buri gihe twe ngo ni twebwe bagomba kwitaho ngo urumva ngo ni twebwe twavuye mu rubavu rwabo turi abantu boroshye nyine bari aho bakeneye kwitabwaho nyamara muri byinshi afite yarashoboye afite utuntu yarashoboye nyine niyo mpamvu bikunda kubera ko umugabo agomba kwikunda kandi koko nibwo bugabo ariko se kuki uyu mugabo rimwe na rimwe iyo amaze kukugeza mu rugo amera nkaho nk'umuntu wahingaga bahageze mu rugo isuka yishyize hasi kubera iki se adakomeza ngo ahinge umugabo wawe ni prise nyine imwe ariko niyo mpamvu Imana ireba prise imwe ikabona prise imwe ntibikunda igacomekaho ka multiprise kitwa umugore bazajya bacomekaho utwo tuntu twose ariko urumva ko umugore abacometse kuri prise ariko uyu munsi wa none reka nkubwire urimo urashaka kuzana ibintu bya kera ibyo niko byari bimeze umugabo ni umutware nyine umugore araca bugufi buri kintu cyose ariko uyu munsi wa none umugore aracaha umugabo agacaha barababwiye ngo ni uburenganzira fata icyumba cyawe fata icyanjye zamuka uture hejuru nanjye nture hasi sinzakora ku mugore w'abandi batazamfunga ko ni uburenganzira bwawe ujye utaha igihe ushakiye ugarukire igihe ushakiye ibaze nk'umugabo yagukoza ibyo bintu Justin wanasara akubwiye ngo ni uburenganzira bwawe akakwima communication akakwima umutima we akakwima umwanya mu mutima we ariko icyo dukeneye cyane ni ikintu naje gukenera ni urukundo ikintu nawe nkeneyemo wenda twicaye tukaganira nkeneye umuryango twese si umugore gusa ugomba kubungabunga umuryango ariko cyane cyane umugore reka nkubwire isi ntabwo akantu ko kwivumbura abagabo benshi bagahuriyeho ugasanga arivumbuye kandi mu by'ukuri wagerageje guca bugufi abagabo impamvu bivumbura buriya uzi ko umuntu ashobora kugusuzugura Justine atavuze uzi ko hari igihe umugore ashobora nko kuba nyine wamumenyereye kitwa nk'aho wamumenyereye twari turi kuganira njye numva rwose nta kintu yakagombye gukiga ukuriya ni ukwiteza umutima mubi wamurekeye telefone ye ukamurekera privacy yiwe tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Justin TV show turabaramukije mumeze mute aho muri hirya no hino abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda tubahaye ikaze turabashimiye kandi uburyo mukomeje kudushyigikira mukurikira ibiganiro byacu benshi muraduhamagara benshi mukatwandikira kuri WhatsApp abandi mukaduha ama comments turabashimiye iyo ni inkunga ikomeye cyane rero uyu munsi wa none turashima Imana ko iduhaye umunsi mwiza ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu ni wo munsi w'iteka turemeye tuwishimiremo tuwunezererwemo uyu munsi rero Imana iduhaye natwe turawushimiramo turawunezererwamo Imana rero yaduteguriye ibyiza tugize umugisha wo kwakira mama w'umuhanga murakoze cyane reka ntatinze abibwire turakwakiriye murakoze Justine yego nitwa Isimbi rya Yesu nkaba ndi umugore wa Irambona Yave nkaba ndi mama w'amahanga mfite amahanga ane abana 4 amen yego nkaba nkunda umuryango nkunda urugo nifuza ko ingo zose zubakika neza Imana iguha umugisha cyane natwe ni umugisha kukwakira kandi abadukurikiye ndagira ngo mbabwire ngo afite nawe channel ye yitwa Irisa TV niko bimeze yego ariko twarayihinduye muri iyi minsi neza meruka ari Irisa ubu ni Isimbi rya Yesu TV kugira ngo tworohereze abantu kujya gushaka n'ubundi bari bazi Isimbi rya Yesu twaraborohereje yego ni byiza cyane Isimbi rya Yesu TV iryo zina ni ryiza ni gute Isimbi rya Yesu iryo zina iryo zina siko rifite amateka watubwiraho muri make iryo zina ubundi ndi Isimbi papa wanjye yakundaga kunyita Isimbi ryanjye noneho aza gupfa yego bitunguranye ntabwo twari twabyumvikanyeho yarampemukiye karagaciyemo ariko urumva nako nagakomere hanyuma nakiriye Yesu nakijijwe ubundi ijambo numvise ryatumye niyemeza burundu ubundi urabizi ko twajyaga dukizwa kenshi tugahaguruka inshuro nyinshi ariko ubwa mbere nemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza umugabo yarabwirije hanyuma aravuga ngo Yesu ni se w'imfubyi
ngo akaba umugabo w'abapfakazi. Iryo jambo ryarantikuye, ndavuga ngo ibi bintu avuze se biba muri Bibiliya? Yari season, nta mezi menshi yari ashize papa apfuye. Numva iryo jambo rirancumise, kuko nari ifite gap, nkumva ntangiye kumva isoni zo kwitwa isimbi. Yego, kuva uwo munsi ndavuga rya papa, mbaye isimbi rya Yesu. Noneho uyu mugabo we ntabwo azongera gupfa, amen, ntabwo azandeka. Edael numvise ari we mwiza cyane, amen. aho niho nabereye isimbi rya Yesu. Nangaga ko, kubera kenshi iyo nayivugaga isimbi, umuntu wese yakunda kuvuga ngo isimbi ryanjye, agashaka nko kushashariza somehow, kandi iyo yabikoraga byarankomeretsaga, byanyibutsaga ko hari vide muri njyewe. Kuva rero naba isimbi rya Yesu, ndakurahiye, ndanezerewe. Uwo Yesu se wabonye mu by'ukuri aba papa w'imfubyi? Reka nkubwire Justin, ndi umugabo wo kubihamya. Ndi umugabo wo kubihamya, ndabizi ibintu byakubayeho, ndabizi birababaje, ariko bibabaje kubera kubura umuntu, ariko ntago bibabaje kubera kubura umuntu ushyiraho kuri icyo cyuho. Wenda abantu badafite Yesu njya mbababarira, kuko iriya ni icyuho gikomeye cyane, ariko nabonye Yesu ni ukuri ajya aziba icyuho. Naramubonye mu tudetaye twinshi mu rugo, naramubonye aho amarangamutima yanjye yarapfuye ashwanyaguritse, wibaza ubuzima, kuko twebwe twabagaho papa niwe wakoraga, niwe wari byose mu rugo, hanyuma bibaye ukajya ugira ngo murapfuye. Ariko nabonye Yesu azi kurera, nabonye Yesu atungisha, nabonye Yesu atuma mubaho mukumvikana, nabonye Yesu yambika, nabonye Yesu ajya no mu marangamutima, nabonye Yesu ashingira, akagushyingira neza, ugashyingirwa nk'umwana uvuye ahantu runaka. Kandi ikirutse kuri Yesu, aranakubakira, akanakubaka, akagera na hahandi umubyeyi atari kugera. Birashoboka ko nari bupfe mu marangamutima kandi ahari, ariko iyo nitegereje ukuntu Yesu yaje, njya mvuga nti ahari aho Imana hari igihe yemera ko ikintu kiba kugira ngo ijye mu mwanya wayo. Yaraje iranyiyereka, itancokoza Justin. Abadukurikiye rero, ibi isimba avuze nanjye ndabihamya. Yesu ni umugabo, Yesu ni inshuti nziza, Yesu ni umubyeyi. Ni ukuri uvuze ikintu, Yesu uzi ko atanga uburere, biteye ubwoba bwiza. Yesu ko uzi ko, Yesu we use tubivuge ngo iki? Uranyibukije, reka nkubwire Justin, nkubwire akantu ngo shotore washotoye. Hari igihe umubyeyi, twese turababyeyi turabizi, hari igihe uha umwana uburere ukamubwira icyo gukora, wowe kikakunanira kugikora, ugasa nk'umukonfuzinzi. Uravuze ngo ntukarakare urwana, ntukarakare uvuga nabi, mu kanya ukamurakarana ukamukubita urushyi, wenda unamurenganyije, ukamusa nk'umutera confusion. Ariko umugabo witwa Yesu we ntabwo ajya yigishiriza mu makosa, afite ukuntu abivuga n'ijwi, akanagufasha no guhinduka, akanakumva n'igihe wabikoze nabi, akaguha n'igihe cyo guhinduka. Urumva, naramubonye uyu mugabo, ntabwo nzamuvaho, nawe kandi ndabyizeye Justin, azaziba icyuho. Aka kari agaciyemo, ariko tubwira abadukurikiye, ni ukuri muntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ufite igihombo gikomeye. Yesu ararira, Yesu atanga uburere, Yesu atanga igikundiro, Yesu atanga ubwiza, Yesu ni byinshi. Yesu ni umujyanama, aho udafite uwakugira inama, ijwi rya Yesu rirahaba, akakubwira ati nyura iyi nzira, iyi si yo ukwiriye kunyuramo. Yego, akaguhumuriza. Amen. Abadukurikiye rero, ni ukuri turajya tubabwire, ibi ni ibyo tuzi, duhamya, duhagazeho, ntabwo ari ubuhamya twumvanye abandi, ibi ni ibintu tuzi neza. Reka rero twijire muri cya kiganiro cyacu. Waruvuze uti Yesu ajya yubaka, nibyo arubaka, ndetse yubaka birenze. Ubundi uwubatse kuri Yesu, hari ijambo ry'Imana ribivuga neza, ngo abantu barubatse ari babiri, umwe yubaka ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Ngo igihe kimwe rero ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga,
byose bishyika kuri za nzu byose bigerwaho birangije ngo ya yindi yo ku musenyi irasenyuka Yego. ariko iyubatswe ku rutare ari rwo Kristo ntabwo rwasenyutse Yego. ntabwo yasenyutse rero abubatsi ngo turagira ngo tubabwire ngo iyo umuntu yubatse kuri Kristo imiyaga iraza nibyo Iraza. imivu igatemba nibyo Yego. ariko iyo wubakitse kuri Kristo kuri Kristo ni ukuri ntacyo uba yego amen Arakongorera. ya rero reka tuganire Eh, twinjire mu kiganiro uyu munsi tugiye kugirana isimbi kuri channel yawe njya mbibona ndagukurikirana yego. ufite ibiganiro byiza Murakoze. byinshi kandi byubaka imiryango Yego. ndumva Imana iduhagurukije kugira ngo tugire icyo dukora mu gihe nk'iki nk'uko yabibwiye Esther reka twinjire muri wa mwanya tugiye gukora deba Yego. ku bagabo n'abagore amakosa amwe n'amwe ajya akorwa mu rugo twakwita ko ari matoya ariko akazavamo ibintu byinshi rimwe na rimwe ugasanga avuyemo gusenya rimwe na rimwe ugasanga avuyemo kurwana rimwe na rimwe ugasanga umwe arahunga inshingano ariko gereka nkwibarize mu by'ukuri Yego. umugabo ubona atari we nyirabayazana ya biriya byose si we Imana yahaye ubutware si we Imana yavugishije mbere y'uko ivugisha Eva ahubwo ngewe mbona nyirabayazana ari umugore oya urumva reka mbanze mubwire impamvu mbona agiye umugabo ari we wakagombye kubazwa biriya byose yego Imana yavuganye na Adamu mbere y'uko ivugana na Eva Yego. imubwira buri kimwe cyose imuha responsibility kwita amazina inyamaswa ibi byose no guhingira ingobyi ariko uyu munsi ibintu birapfa ngo umugore niwe wabigizemo uruhare njye numva umugabo ari we wakagombye kubazwa ibyo byose kuko niwe Imana yavugishije bwa mbere ubwo rero ugiye kuvuga bya bindi ngo bajya bavuga ngo umugabo n'umwana wundi reka Mfata. nkubwire None Jisi umva Yego. nkubwire umugore yaje aje gufidinga gapu yari iri mu mugabo sibyo tukagendemo neza yasanze umugabo nyine ibintu byo kwita amazina yabyise amazina ibyo gutunganya yabitunganyije Yego. ariko Imana yaramwitegereje ibona ko atari byiza kwaba wenyine imuremera Eva yaje aje kuzuza ahantu mu mugabo ntabwo yari aje kumutesha umutwe ahubwo wenda none se kuki yaje ntitumushyireho amakosa cyane kandi nanone kandi turaza kuyamushyiraho ariko umugabo ukuntu ateye muri we Justin iyo umuhaye amahoro arayafata ariko iyo umubujije amahoro ni wowe uyibuza ibyo ni bya bindi nanone byo kwikunda abagabo barikunda kuki wumva wayamuhawe ntayaguhe kuki abagore mwebwe muhora mushaka keya mushaka buri gihe ngo ni twebwe bagomba kwitaho ngo urumva ngo ni twebwe reka twavuye mu rubavu rwabo turi abantu boroshye nyine bari aho bakeneye kwitabwaho oya kwitabwaho reka nkubwire ukuntu umugore yaje ameze ni umugore waje asanga ibintu byose mu mugabo byuzuye sibyo hanyuma azanwa no kuba hari ikintu kitagenda neza aje gutuma kigenda neza ariko tinya akantu Imana yarebye ngiye kariya kantu iyo nsoma Bibiliya karantangaza ngo ubundi tuntu twose Imana yagiye irema yagiye ivuga ngo mbona ni byiza ngo mbona ni byiza no muri Bibiliya yanjye ako kantu karasulinye yageze ahantu iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine ni ukuvuga ngo iyo umugore yinjiye mu buzima bw'umugabo we aba aje gushakisha twa tundi tutatumaga uyu muntu atari byiza ko aba wenyine nyamara muri byinshi afite yarashoboye afite utuntu yarashoboye nyine niyo mpamvu bikunda kubera ko umugabo agomba kwikunda kandi koko nibwo bugabo none se uvuze ukuri uravuze uti abaje kuza bya bindi ni ukuvuga ngo inshingano ya mbere yakagombye kwita ku rugo rwe yakagombye gukunda wa mugore we yakagombye kumwitaho urimo urabihunga uvuga ngo abagore bakunda keya nibyo turazikunda ariko se kuki uyu mugabo rimwe na rimwe iyo amaze kukugeza mu rugo amera nk'aho nk'umuntu wahingaga nk'ahageze mu rugo isuka yishyize hasi kubera iki se adakomeza ngo ahinge urumva muri kamere ubundi umugore nibaje ubundi uje usanga umuntu ugomba kubanza ukiga kuri tere ukiga ku muntu uje usanga kuko icya mbere wenda ako kantu narinjye kukubwira ngo buri muntu agira uburyo akunda ariko reka ko tube tukihoreye uwo mugabo uje usanga akaba afite uburyo yari abayemo urumva ariko nawe wari ufite uburyo wari ubayemo ntabwo agukuye ahantu utari ufite uburyo ubayeho ariko umuntu uje ushaka yarahinze sibyo kuko ukuntu abagabo bateye muri kamere yabo
aba akora ikintu kimwe ntabwo bajya bakora ibintu byinshi sibyo cyarimwe nka kwa kundi kwacu ubutetse uvugira kuri telefone ukoresha umwana devoir twebwe turi ba multiprise bacomekaho utuntu twinshi aho umugabo wawe ni prise nyine imwe ariko niyo mpamvu Imana ireba prise imwe ikabona prise imwe ntibikunda igacomekaho ka multiprise kitwa umugore bazajya bacomekaho utwo tuntu twose ariko urumva ko umugore abacometse kuri prise noneho uwo mugabo ukuntu bateye muri bo niba ari gukora ikintu kimwe uzarebe niyo umugabo ari gutereta Justin yica akazi ubundi kuba muzi abasanzwe bamuzi mu kazi ntabwo aba rwambaye n'ahantu hose pe aba mu mutwe we ari rwa rukundo nyine ari ameze nk'umuhigi ufite nk'ukuntu agiye kubihiga yamara kubona umuhigo we amaze kukumvisha neza yagushyizeho nawe ukajyaho ukavuga ngo yego ndakwemeye ni nk'aho abafashe wa muhigo akawuzana amaze gucomeka ya multiprise kuri prise yarangiza akavuga toke urumva rero ubu ndakubonye ngo yino rero ngewe ngiye gutangira guhiga ubuzima ibyo ndabyumva iyo aba ari uko byakorwaga ariko akaguma ku muntu umwe ariko ni ngo akugejeje mu rugo noneho hagiye gutangira guhiga n'abandi impamvu ni uko uba wamweretse ko uri umuhigo utirwanyeho guteze none se niba ngejeje mu rugo sibyo nanjye hari ibyo ngomba gukora za gapu wavugaga nyine ngomba kuzuza nk'umugore ariko ugasanga umugabo atangiye guhinduka niba yatahaga saa 2 agatapo hari ahandi nagorobereje sibyo ibyo bagatangira ati nakazi nagize akazi kenshi ariko mu by'ukuri hari uwundi yabonye kandi mu by'ukuri giye reka nkubwiza ukuri pe abagore beza barahari abakobwa beza barahari baracyavuka bazanavuga ariko kubera ko yamaze kugeza mu rugo atangiye kujya guhiga ahandi kubera iki ryo ni ikosa rikomeye cyane abagabo bagira abagabo ayo makosa byo barayagira ariko bayaterwa n'abagore ntago nabyemera guteze gusobanurira sibyo umugabo akugejeje mu rugo uri keza uvuga neza nta kibazo ufite wowe ahubwo umugore agira ikibazo cyo kuba yabaye multiprise acometsweho n'utuntu twinshi akibagirwa ko hari prise yitwa umugabo acometseho ugatangira kumva nawe warashyitse urumva niba kugejeje aho akaba gushyize mu rugo ntabwo wowe mugore ugomba kumenya ngo narashyitse urumva ugomba guharanira none wowe ugiye guhiga wa mugabo ukarwana ku isoko ry'umurimo nuvuga ngo yasuka yashyize hasi umugore n'ubu uyifashe agiye guhiga ugomba kuyifata noneho ugahingira sasa rwa rukundo ni ukuvuga ngo ukiga kumuvugisha yananiwe ukiga uko bamuvugisha ibyo byo kuvuga ngo saa 2 nibaje saa 2 uzagakosa se tugira kuko gende ndavuga amakosa y'abagore kandi wenda ndi ku ruhande rw'abagabo umugore ukumva ko ubwo nagezeyo urumva kumwe yambwiraga ngo uri angel nta usa nawe uri wa mbere nta wundi nzakubangikanya ayo maso ahisa ahindukira noneho abonye ko utakiri angel ikibabaje nuko areba ya angel yiwe akayibora agasanga uri ikigore kirirwa muri turwanye malaria kandi mwahuriraga muri restaurant wambaye neza uri chic wajyaga kumureba usa neza wambaye watebeje none ugeze mu rugo saa 2 aratashya arushye atashya ananiwe ariko wibuke ko uyu mugore nawe ararushye nawe atashya avuye ku kazi ararushye ariko twese turarushye kandi icyo umugabo akunda aje kuruhukira ku mugore none aje kumuruhiraho none se umugore we ntakeneye kuruhuka aruhukire nyine kuri multiprise yiwe ategura uko aruhuka aho rero niho ngewe mbona ikosa cyane cyane abagabo bagira kwikunda ni ukuvuga ngo we arashaka ko nyine ahabwa iyo keya yitabwa ariko akibagirwa ko wa mugore yazanye mu by'ukuri yamuzanye ataratwita atarabyara uyu munsi wa none umugore arahageze wenda agize imana arasamye indi muguye nabi sibyo atangiye kuruka rimwe na rimwe akanavuga ati umugabo aranukira akagenda n'urugero akajya mu cyumba cye ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo haba hari ibintu byinshi biba byahindutse kuri wa mugore yazanye abagabo twebwe ukuntu twahagaze mu mwanya w'abagabo sibyo mvugira abagabo noneho umugabo ukuntu ateye ntabwo akunda ikibazo kidafite igisubizo wowe uzanye ibintu byo kurwara ubundi icya mbere twebwe abagabo mu mwanya wabo bakunda keya ariko ntibazi kuyisaba ntabwo bayisaba bimwe byacu ngo ujye unyandikira utumesaje ngo ariko kudaherutse kumbwira ku nkunda wowe ugomba kubyibwiriza ukamukunda mu mvugo yumva
genda konga ko tuzakavugeho utaha ariko noneho wowe urakora iki kugira ngo baguhekere niba avuye mu kazi ntabwo arashiftinga no mu mutwe we ngo ahindure ibitekerezo aze mu rugo nyine atangire ntunamubajije ngo uvuye ni amahoro sheri ku kazi byagenze gute ahubwo uje umubwira ngo se ubwiza isaha waruriye kandi yarari mu kazi wabwirwa n'iki se ko ariho yarari kuki utamubajije neza umubaza nka polisi iri wenda ushobora kuba wabonye n'ibihamya uvuga uti ibyawe byose se hari igihe uba uri no kumukeka wenda hari n'umuntu wamwandikiye n'akamesaje cyangwa se akanakayobya kuri wowe bitewe n'impamvu wenda ari nawe wakunda cyane ubundi se kuki ari wowe wayoberezaho ako kamesaje ariko wowe ukaza kubimubaza nabi bitari mu cyubahiro cya kigabo ubundi nubwo umugabo yaba yakoze amakosa hari uburyo bwo kubimubazamo ariko uyu munsi wa none reka nkubwire urimo urashaka kuzana ibintu bya kera ibyo niko byari bimeze umugabo ni umutware nyine umugore araca bugufi buri kintu cyose ariko uyu munsi wa none umugore aracaha umugabo agacaha bose izo keya barazikeneye uwo mugabo akeneye kubaza umugore wati wiriwe ute wenda tuvuga umugore atashye mbere ageze mu rugo none ugasanga rimwe na rimwe n'umugabo aratashye nta no gusuhuza n'urugero sibyo aratashye araje ahise yicara hariya kandi hasanze abantu mu rugo hasanze umugore hariya wenda yari arimo akoresha devoir umwana akicara hariya agacana televiziyo ese mu by'ukuri iyo keya ashaka umugore utayibonye utaje ngo urinjiye wiriwe sheri wiriwe ute abana biriwe bate just uricaye yari ngo utegereje ko umugore aza kuguha keya none se kuki wowe utahita wibaza ngo kuki uriya muntu acecetse kuriya aho rero no nkubwira ngo Imana yavuganye na Adamu bwa mbere umugabo niwe wakagombye buri gihe gutera intambwe akavuga atakaza niba atashye madamu wiriwe neza abana biriwe neza none umugore nawe akabona kugira gute responding impamvu Imana yakuzanye uri umugore nuko yakuzanye ngo ujye umenya ko uwo mugabo impamvu acecetse yabaye epuize uje gukemura ikibazo cy'umuntu Imana yavuze ngo si byiza ko aba wenyine none uricaye aho ngaho ahubwo si byiza ko aba wenyine niyo mpamvu Imana yamuzaniye umuntu uzajya umureba akamwitegereza akamenya ngo uyu muntu ko yacecetse cyane ni amahoro ukamuha keya erega izo keya hari n'umuntu uceceka akakubwira ati jewe niba hari ikintu cyambabaje birabanza binshiremo mbone kuvuga ugasanga uwo mugore nta kintu ari bukore ntari bumuvugishe ati please mu mwanya wanjye aho biri bunshiriremo biranshiramo niho nzakubwira ugasanga iryo joro rirarangiye icyumweru kirarangiye ubategereje ko ngo umujinya umushiramo Imana iba yaraguhaye izo potential justi mu mugore habamo imbaraga zivugisha umugabo n'igihe adashaka kuvuga izihe rero koresha systeme zose urumva niba umugabo aje yarakaye sibyo ibyo ari byo byose hari ukuntu bumuzi niba ari amazi ashyushye yashyushye niba ari amazi akonje yamuhe ukora utuntu twinshi none se kuki abagore tujya dushobora gufata umwana urwaye sibyo ukamenya ngo ndashyiramo akanini wenda k'umuriro ukamenya mu kanya ngo reka nshyireho agatambaro mu kanya ukamuha akaji yakaruka ukamuha ibi nyine ukamurwaza ugenda uhindagura izo mbaraga mu mugore rero nka multiprise zimubamo zo kurwaza ya marangamutima y'umugabo ameze nabi hanyuma ukamukemurira ikibazo kandi watarabizi ko atameze kimwe nuko ushobora kubikora mu by'ukuri reka nkubwire iyo umugabo yagejeje umugore mu rugo biba bimeze nk'aho byarangiye ibyo yakora byose arabimenyera ni indyo imwe babyita ngo ni indyo imwe ndikubwira ati ariko se ni gute umuntu yarya indyo imwe kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere imyenda y'umugore warayizi sibyo wenda nawe uyimugurira kuri bamwe kuko benshi nta niyo babagurira ugasanga nubwo yagerageza kwambara neza arabizi nyine ni kakajipo ari bwambare ni kagakanzu ari bwambare ni kagapanaro mbese akabimenyera kumva nibyo no kuvuga ngo kabona guteze yaba ari amakosa uzi igituma ibirayi dufata indyo imwe yitwa ibirayi mu birayi habamo ifiriti mu birayi habamo sote mu birayi habamo pire ushobora guteka ibirayi mu buryo butanu bushoboka wenda ubwo ntituravuga n'ubundi havamo resete nyinshi muri wowe ugomba kwishakamo uburyo urumva ariko abagore ntimunkubite ntoya rwose turagutera amabuye turi kuganira ugomba gushaka umunsi umwe azataha agasanga uri ikirayi gitogosheje
bugacya agasanga wabaye ifiriti, bugacya nyuma y'icyumweru ukongera ukihindura pire ukinomba, bugacya pire ukayihindura ukavangamo amabara ugatekesha amamesa. Mu ndyo imwe ushobora kwihindagura ukaba umuntu mushyashya buri gihe, ku buryo azajya avuga ngo reka ntahe noneho njye kureba agashya yankoreye. Reka nkubwire, abafite benshi bakorana noneho banambara wenda bikurura abagabo niba ko nabyita uwo mukobwa uwo mugore. Ni ukuvuga ngo iyo amaso yamenyereye kureba wa mugore we ni yayandi, nubwo yakwimakiye nubwo yakwambara neza, nuvuga ngo aramuzi wese kuva ku musatsi kugera mu bworo bw'ikirenge. Ariko uriya abonye rimwe batari bumarane igihe akamutindaho, agatangira kumwandikira twa tumesaje, uyu munsi wambaye neza, uyu munsi byagenze wiki, utwo twose wa wundi nawe kubera ko akavuga ati wow merci, uko bagenda bandikirana akazashiduka ejo yagiye. Ariko mu by'ukuri utwo n'umugore, abagore benshi bararikama bakavuga ati ntako tutagira, ukagerageza ugakora ibyo ushobora byose, ariko umugabo akabona nkaho ntuhari. Ariko ikibazo abagabo nabo baravuga ngo ntako batagira. Gute se? Ntako batagira, urumva aba yarushye ari gushakira urugo. Ese umugore we ntabwo aruha, ariko uyu munsi abagore barakora. Ariko muri we harimo imbaraga zo gukora utuntu twinshi, ku buryo ataruha. Ntabwo aruha, sinzi aho baruhukira, ariko umugore araruha, ariko aruha aruhuka, ariko umugabo aruha sibyo? Rero aho ngaho tureke kwitana ba mwana, sibyo? Kuko n'abagabo abagabo hano hanze nabo barababaye, barakubwira ati jyewe umugore wanjye ameze nk'ikidendezi cy'amazi atavaho, kandi ikidendezi cy'amazi gitera malariya, kizana imibu n'ibiki. Kuki adashobora guhindura ngo ahange udushya? Kuki adashobora kunyihanganira akantu gatoya kabaye? Wese kuki atamwihanganira? Aba yihanganye yarushye. Ntabwo yaruha. Urumva aba yihanganye yarushye. Rero utwo ni utubazo umuntu wese aba yibaza, kuko burya ujya kuruha Justin, niba umugore arushye ujya umenya ko n'umugabo yarushye, kandi niba umugabo atangiye kuruha ubwo ni ukuvuga ngo ajya amenya ko n'umugore we yarushye. Ikintu cyose cyakubangamiye kuri mugenzi wawe, menya ko na mugenzi wawe yabangamiwe. Kuko niba ndi umugabo, sibyo, nkaba mfite amafuti, ubwo twebwe twivugire nk'abana b'Imana banakijijwe, ibyo ari byo byose hari mwuka wera, hejuru y'ibyo uvuga hari na mwuka wera, hejuru ya mwuka wera hari background yawe, sibyo? Hari ukuntu wakuze uri umugabo uvuga uti ngewe ntago ndabona umugore ushinga hejuru y'umugabo amubwira n'ijwi rirerire. Wenda mama wawe yaracecekaga bakamukubita, ariko ntabwo yigeze asubizanye na papa. None byari kera. Impamvu byari kera se yari kera, rega n'ubu ni kimwe. Oya ntabwo ari kimwe, iterambere ryaraje, uburenganzira abantu twamenye uburenganzira bwacu, uburenganzira uburinganire. Uzi ko usubiye mu mateka wasanga umugore wa kera nawe yaruhaga cyane, kuko nk'ibintu byo gukuka, sibyo, uturimo twinshi two mu rugo. Mwajyanaga n'umugabo guhinga, agahinga amasaha 5, ngira ngo bahinguraga nka saa 6 cyangwa saa 7, agataha. Ibisigaye byose ni umugore wabikoraga. Umugore niwe warebaga izo nka, genda sinzi kukama n'ibindi n'utundi tuntu duki umugabo yarebaga, ariko kwita ku bana, kujya gukora ngo amasuku mu biki, utuntu twinshi n'ukuri umugore yarushye kuva kera. Ariko nese twemere dukomeze turuhe. Uzi impamvu se ntago turi bifate nko kuruha, duhindura imitekerereze. Mu mugore Imana yashyizemo imbaraga Justine zibasha gukora biriya bintu byose. Twese se tujya tubibona, ntabwo nzi ukuntu Imana ibigenza, ariko ushobora kuba wabyaye ukinyabya mu cyumba cy'umugabo, ukihangana, wenda ukavuga uti iyo myenda ugasasa, ukagaruka mu cyumba cy'umwana. Uribuka ko ibyo byose ubikora. Noneho uyu munsi wa none abantu benshi barabyara babazwe. Harya ubwo uwo mugongo urawufite, niyo waba utabazwe umugongo uba wahashiriye. Ese ibyo byose umugabo we ntabwo ashobora kubibona, nawe akagufasha. Erega turi mu isi y'ubwuzuzanye, y'uburingane ko mu buryo bwo kuzuzanya, sibyo? Kuki uyu mugabo arakomeza yicara yaragereka akaguru ko kandi kuki adashobora we? Uzi ko umugabo iyo wamubwiye neza, wenda hakagira ukundi kuntu ubicishamo, ushobora no kumubwira ko ntabwo akunda umuntu umubwira ngo sheri, ngo haguruka ngo ujye kumpereza iriya tasi. Ariko hari uburyo wabimubwiramo soft. None se bose umuntu mukuru kuki watabibona? Arabibona. Hari uburyo babwira mu mugabo. Reka nkubwire isi, sibyo?
simubwiye ariko arabibona nabyaye Yego. pozoke nabyaye mu buryo busanzwe Yego. sibyo ariko uwo mugongo ndarushye ngize gute nijoro noneho abana barara barira sibyo Yego. ugasanga mama araye yicaye aragira arahondobera aho ari hose sibyo wenda ku manywa abo bashyitsi biki akabura umwanya Yego. noneho bya bindi byose ati umugabo agomba kwitabwaho akagerageza agiye mu cyumba cy'umugabo arashashe wenda umugore aracyari muri cya cyumba cye mu by'ukuri duhere no kuri ako kantu gato umugabo ntashobora kubyuka akisasira umugabo ni ngombwa ngo umugore amubwire ati ariko biva mu burere ko umugabo wawe niba iwabo yari umutware akaba umwami sibyo kuko ari igihe usanga nk'umugabo ari imfura sibyo iwabo bakaba bashiki be aribo bamukoroperaga naho yicaye baramubwiraga ati zamura amaguru tugukoropere umugabo ari umutware yego kuva ari umwana ari umutware bizamusaba izindi energy zo kubasha kongera kubihindura mu mutwe we atekereze ngo noneho reka nze mfashe umugore uku kuntu ni wowe madame cyangwa se mwembi n'inyigisho ari byo byibi wenda twahagurutse tukaza kwiga n'izindi nyigisho ziri hirya no hino zo kuba umuntu yashobora gukora ikintu ashinzwe cyangwa se ugakora icyo usabwa gukora kuko ibi bintu by'uburenganzira nabyo singayo umuntu wasobanuye ngo uburenganzira ngo ni ukurenga inzira ibi bintu by'uburenganzira nabyo birafrustra biraconfusinga mu mutwe kuko tugiye kujya muri ibyo turahimana urumva akavuga ngo okay ni uburenganzira bwanyu abagabo muri iyi minsi bari guhima abagore kuvuga ngo okay si bababwiye se ngo ni uburenganzira reka tubarebe turebe kandi nukureka nkubwire juste iyo umugabo yagutesheje umutwe n'ubwo burenganzira ntubwibuka ubuririramo hari benshi avuga ati okay barababwiye ngo n'uburenganzira fata icyumba cyawe fata icyanjye zamuka uture hejuru nanjye nture hasi sinzakora ku mugore w'abandi batazamfunga ko n'uburenganzira bwawe ujye utaha igihe ushakiye ugarukira igihe ushakiye ibaze nk'umugabo yagukoza ibyo bintu juste wanasara akubwiye ngo n'uburenganzira bwawe akakwima communication akakwima umutima we akakwima umwanya mu mutima we wanasara rero ako kantu k'uburenganzira ngende kumva twaba nk'abantu bagashyize nk'ahantu wenda kuri tapi tukagahagarara hejuru ariko icyo dukeneye cyane ni ikintu naje gukenera ni urukundo ikintu nawe nkeneyemo wenda twicaye tukaganira tujya ku bana mu by'ukuri uyu muntu nkeneye iki muri uyu muntu yego noneho twese tubungabunge cya kintu dushaka twese nkeneye umuryango twese si umugore gusa ugomba kubungabunga umuryango ariko cyane cyane umugore oya reka nkubwire isi ntabwo ugiye icyo kintu twacyumva kimwe kubera ko mu by'ukuri twavuze ibintu bitandukanye ariko harimo amakosa amwe n'amwe agenda aba ni ukuvuga ngo wa muntu n'uwo mugabo ushobora no kumubwira no mu ijwi ryiza pe ukamubwira uti rwose wamfashije reba ukankorera ibi n'ibi 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 sibyo agahita yivumbura akantu ko kwivumbura abagabo benshi bagahuriyeho ugasanga arivumbuye kandi mu by'ukuri wagerageje guca bugufi ari no mu kiganiro wenda museka mu byote ukamubwira sheri wenda ngiye kuba nkora ibi wamfasha ugasanga arivumbuye uransuzuguye urambwiye ngo nkora ibi ugasanga arivumbuye akantu ka mbere ku cy'abagabo bivumbura abagabo impamvu bivumbura buriya uzi ko umuntu ashobora kugusuzugura Justine atavuze uzi ko hari igihe umugore ashobora nko kuba nyine wamumenyereye kitwa nk'aho wamumenyereye twari turi kuganira noneho umushyiriyemo akantu katajyanye n'imyumvire ye ngo shasheri wagiye ukankorera iki muri we ari akantu gahita kamuzamukamo kakamubwira turabona ngo ararengera ubugabo bwanjye ubwo aho hantu haba hari urukundo mu by'ukuri niba udashobora nkubwiye mu bugwaneza sheri wampereje kariya kantu n'urugero kuki wumva utsimbaraye ku cyubahiro cyawe ukavuga ati kubera icyo yambwiye hari igihe igoye sibyo kuko tuvuge uburwayi buba mu muntu twese iyo satana adutera cyangwa n'ibindi bibazo tugenda duhuriramo juste uzi ko satana azi kutwigaho akamenya uburere bwacu akamenya uko twakuze n'aho twakuriye n'ibikomere byacu n'ibintu byose akakwigaho neza akajya yinjirira muri twa tuntu tw'amateka yawe cyangwa se tw'ibikomere byo mu buzima bwawe hari igihe akubitana n'ikintu ku kazi kimucalenjinga kigacalenjinga ubugabo bwe kuko umugabo agira ego mu busanzwe niko Imana yabaremye ego yo ku rwego rwo hejuru bakunda icyubahiro ku rwego rwo hejuru ibintu bakunda mbese ni ibintu biri aho
wabashije kubimuha ukabasha kumukomera mu mashyi ukamwadmiringa mbega ukamufata nk'imana niba ariko twabyita wabashije kumuha utuntu ashaka umugabo yanagukoropera munsi y'igitanda yanakoza n'ibirenge bakajya bagira ngo tukiri aho nguciye mu ijambo ese uyu mugore we nta yigo afite, uyu mugore nta byamukomerekeje afite, uyu mugore we nta muryango akomokamo, wenda yanakuze abona papa na mama barwana, noneho arimo aravuga ati reka nshyire imbaraga mu kubaka ibyo nabonye papa akorera mama, ibyo nabonye mama akorera papa, uyu mutego sinzawugwemo, akagerageza gukora ibyo byose. None se urumva niba nawe hari ibyo azanye kandi we aje avuga ati sinshaka kugwa mu mutego ababyeyi banjye baguyemo, sinshaka kugwa mu mutego abo nabonye baguyemo, reka ngerageze ndwanire urugo rwanjye, akagerageza agakora ibyo akora. Noneho wa mugabo nawe ahagaze muri ya igoyi kavuga ati no ibyo bintu se bizagenda bite? Ukuntu ngewe numva byagenda sibyo, ubundi urugo ni urwa babiri, ni ibintu ningirana, ni ukubakana sibyo, mwese mwuzuzanya kugira ngo murebe ko wenda nari ngiye kuvuga ngo cya kintu Imana yabwiye Abrahamu ko impamvu imuhaye umugisha n'ibiki nuko izamuremamo urubyaro, kandi ko wenda Abrahamu azashobora gufasha generation imukomokaho. Nibaza ko tutagiye nko muri ibyo wenda tuvuge nuko twashatse gusobanura ngo abagabo bateye gutya cyangwa iki, ariko ubundi imyumvire yanyu mwembi irakonta. Ariko cyane cyane umugore, iyo umugore yabashije kumva no gushaka kuramira urugo rwe, tujya tubireba dufashe n'ingero nyinshi. Iyo Abigail aza kuvuga ati okay cyane Nabali kiratwicishije birarangiye, Nabali uribuka ko yimye ibiryo abari ku rugamba kwa Dawidi, akanababwira n'amagambo abasomborotsa, ariko Abigail aratekereza nk'umugore, vuba mu mutwe w'umugore iyo favor Imana yarayiduhaye. Ahubwo reka dushakishe ukuntu buri muntu yakoresha imbaraga zimurimo akazibyaza umusaruro. Abigail ahita atekereza vuba ikintu cyakavaringa urugo rwe, umugabo we, ndetse tuza gusanga kinakavarinze n'igihugu cyose n'impande zombi sibyo. Ni ukuvuga ngo igihe bibaye ngombwa ko ari wowe ugiye kujuwa role ya Abigail, kuko hari n'igihe umugore ari gukora amakosa, hari igihe umugore ari gukora amakosa, nuko wenda abagabo kenshi iyo dutekereje wenda nko muri Bibiliya umuntu hisunzamo n'intoze Vashiti, mu makosa y'umugore kenshi ujya usanga umugabo amuhimisha kumusimbuza kumusimbuza bitewe nyine nacyo cya kindi twahereye nkubwira nti ahita abona undi ariya ni amakosa ntekereza ko ya kigabo no kubasengera no kurwana ruriya rugamba, ariko ubundi ntabwo umuntu umukemurira ikibazo cyangwa se umukosora umwigizayo kugira ngo ushyireho undi, ubu byishe cyane. Ahubwo ntekereza ko hari icyo wakora kugira ngo utabare uwo muntu cyangwa uhagarare no muri icyo cyuho mu gihe runaka. None se uyu mugabo we ntashobora guhagarara muri icyo cyuho? Ni ngombwa umugore? Bibaho, hari abagabo bahagarara mu cyuho. Ni ukuri n'ubu ngubu hari abagabo, nuko bitavugwa cyangwa se tutageneraliza ngo tuvuge benshi, ariko hari abagabo bahagarara mu cyuho, aho umugore avuga ati ngewe ngiye kuba niryamiye, bya bindi tuzi ngo ni twebwe turara twicaye kubera umwana yagize umuriro, kubera twa tuntu twese twiyiziho. Wari uzi ko hari abagore hano hanze bajya kuryama umugabo akaba ari urara ayo majoro? Birahari. Birahari, umugabo akarara amajoro agakavaringa umugore we, gusa umunaniro w'umugabo uba mwinshi, bikunda kumustressa cyane kuruta umugore. Ariko ubundi bibaho, hari ingwaho abagabo aribo bafashe remede, akavuga ati okay umugore wanjye afite izi ntege nke, izi nizi, reka nze mukavaringa gutya na gutya na gutya. Bibaho pe. Noneho hari irindi kosa abagore dukunda gushinja abagabo bijyanye na telefone. Ubona atari ikibazo gikomeye kuki abagabo badashaka ko abagore babo bareba mu matelefone yabo? Cyane urumva ni umugore wawe, mwarasezeranye, ugera naho uramuzi, umwiyamburira ubusa, mbese nta hantu na hamwe umukinga. Kuki telefone yaba ikibazo? Kuko ikintu cya telefone kigarukwaho cyane. Abagore bashaka kureba amatelefone y'abagabo. Kibaza se kuki amisha telefone ye? Buriya nta wundi muntu afite, kuko abagore nuko nyine duteye, uba wumva nta mutekano ufite. Ndavuga uti ubu hari uwundi mugore bari kuvugana, hari undi mukobwa bari kuvugana,
kuki abagabo bo bagira icyo kintu, kuki badakunda ko abagore bareba muri, niba nta kintu baba bikinga? urumva ashobora kuba ibintu ni bibiri. Ashobora kuba yikeka cyangwa atikeka, ahubwo ari gushaka kuguproteja, kuguprotectinga, kuko mu nshingano z'abagabo habamo kurinda. Akakurinda kwima telefone, akakurinda kurebamo kugira ngo udakomereka. Gute se ukomeretswa n'iki? Kuki ubundi wowe ubugiyemo kureba iki? None se telefone ye si yanjye, twavanze umutungo n'ibintu byose. Hari ibintu by'akazi birimo. By'akazi se ni ibiki? Byibanga by'akazi. None se umuntu aba agomba kugira byibanga. Yereka nkubwize ukuri. Okay, twemere ko ari iby'akazi. Turanafuha cyane abagore. Hari igihe ugenda ukisanga afite uburenganzira bwo kureba amastati y'abakolege be. Ubu nk'ubu ngubu akaba yarebye agahita avuga ati ariko Justin hari ahantu no kuri iriya ngofero yari kubereye, ariko umugore we naza kureba muri telefone arahita avuga ngo ngo gase Justin wamushakaga iki, kandi mu by'ukuri nta n'ikintu yari afitanye na Justin. Abagore bakunda gushinja abagabo no kwinjira mu tudetaye twinshi tutari ngombwa. Rero umugabo aravuga ati uyu mugore najya muri telefone turarwana, nambabarire agashyiramo amakodi 10, ahubwo muteze Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera nta kode umushyirira. Reka nkubwire, aho haba harimo ikintu umuntu uri gukinga undi. Reka nkubwire, niba ari n'iby'akazi sibyo, groupe ya WhatsApp y'akazi ushobora kuyishyiraho kode yonyine, ibindi wabivamo. Hari n'igihe nta byabazi akabimenya akabisobanura. Oya kode impamvu tuvuga ngo ni ukubera ko hose aba yashyizeho kode yafunze. Ugasanga muri message yashyizemo kode, mu mafoto yashyizemo kode, message yashyizemo kode, WhatsApp yashyizemo kode, ibintu byose. Icyo kintu urumva umugore ahubwo uri kumuproteja cyangwa uri kumutera umutekano muke. Usibye kwiteza umutima mubi muri iyo telefone ujyamo gukora iki? Kureba ubushaka ko nyir'ubwite ahari wamubajije ibyo ushaka. Kandi kuki se niba hari kuki adashaka ko nkora kuri telefone? Kandi ndi kukurinda utwo tuntu tw'impagarara. Ibyo rero wakagombye kubimbwira. Reka nkubwire sibyo, birashoboka ko hari nabo mukorana umuntu ashaka kubwira ati sheri wiri ute, nta n'ikintu kibiri inyuma. Ariko kuki utabwira umugore wawe ukambwira ati shati ndebera ati uyu mukobwa turakorana, uyu mugore turakorana, ariko tuba dutera amabrage kugira ngo ejo nabona niyo message itazagira ikibazo. Kuki udusiba? Kuki udashaka ko abibona? Abari kurinda ko kukurinda utababara Justin. Umva nkubwire, kubabara ubabara iyo akwimye telefone. Ni ukuvuga ngo ibaza umugabo, umuntu uzababara bamwimye telefone noneho asanze akantu kavuga ngo nice pic yapfa gashira. Ibaza umugabo ujya muri toilette agatwara telefone, ibaza umugabo ujya muri douche agatwara telefone, ibaza umugabo ahantu hose telefone ayifite atya. Ese ntabwo wagira amakenga ukavuga ati ari n'abagore ariko bazigendana gutyo. Ibyo sembizi genda kwivugira n'abagore barahari bahisha, bagenda bagahisha utuntu twabo. Ariko reka nkubwire, ngewe ndi umugabo ukaba ugira ayo matsiko yo kwirirwa muri telefone yanjye, kandi erega ajya kubikora atari ubwa mbere. Hari umunsi uba waramubereye RIB ugahora umubaza sheri uyu ninde, uyu muntu wavuze gutya na gutya, cyangwa gasubira mu tuntu ukamubwira ukamusobanurira two mu kazi wanyu. Rimwe akazibeshya akavugana n'umuntu wo mu kazi akamubwira twa tuntu, umugabo bakamwita injazwa ko ibintu byose abyereka umugore we. Ibyo navuze niba ari iby'akazi nashireho kode, ariko message se isanzwe arashyiraho kode kubera ubundi ubu ugiye kumurinda ushaka kumurinda. Ni bya bindi nyine abagore urumva uba ushaka umutekano wa wose. No kuvuga ngo umugore uba wumva umugabo wawe ni wowe wenyine yakagombye kugira. Niba ari sheri niwe yakagombye kuryita. Ariko n'ubundi niba yatashye nkaba mpari muri uwo mwanya, kuki se abo ngabo nabwiye nice pic ntatahanye nabo, nkaba ngewe natashye nkaba ndi hano, ukabaho kugira ngo tuvugane ibyacu by'urukundo ugiye kujya muri telefone. Urumva utari kumarira umwanya wo kumpakea ugiye kunsaka muri telefone. Ibyo nyine ni bya bindi ejo uzagira gutya ugasanga umugore yamenye telefone y'umugabo ngo ntabwo ngo yanze ko areba muri telefone. Yewe hari abantu babimbwiye, hari couple yabimbwiye umugore yamenye telefone y'umugabo kubera ko ashiramo kode cyane, ati umugabo wanjye yanga ko ndeba muri telefone ye, ati nanjye umujinya uranyica ndayifata ndayimena. Ariko iyo ni kamere. Haruta kamere nipfa, yarakwiye kwihana kamere ntabwo yabiregera. Erega yarandikubwiraga anaza yarabimbwiye. Noneho nyine umugabo nawe aramukubita, baje kugira ibibazo, umugore nyine ajya iwabo, umugabo ajya gucyura. Ariko ukibaza nyine ntubu tuvugane ukuri, aho ngaho uri aho ngaho umunyamakosa ninde? Ni bose. Ni bose. Umunyamakosa ugiye muri telefone y'umugabo kugeza igihe umumenera telefone.
uribaza icyo kintu nyine aba yaragukinze byinshi aba yaragukinze ibintu ariko si ibyo bintu wabyihoreye ko yabigukinze ugaharanira ko muri kumwe ukamakisimiza umwanya muri kumwe ukabisengera cyangwa se ukanarema mu mutwe wawe ko muri kumwe nyine noneho ibyo ndumva nyine nta kundi umuntu agomba kubana nabyo ariko nyine biravuna biraremerera amatelefone y'abagabo jisite njye numva rwose nta kintu yakagombye gukinga ukuriya ni ukwiteza umutima mubi wamurekeye telefone ukamurekera purayivasi yiwe ukabimurekera ko iyo anabonye wanabimurekeye asigara kumva nawe wa mutima umushizemo ahubwo telefone ye ariko aguhaye telefone ukamubura wowe byagushimisha ahubwo twa tuntu two kwiremamo twa tu enkiyetide two kuvuga ngo azagenda aragiye twanatuma anagenda mu by'ukuri ahubwo murekane na telefone z'abagabo kuko zirasenye ingo nyinshi zidusenye ingo abantu bumva ko ngo muri telefone komenti kuri status abareba ibiki nubwo umukunzi tukiraho hari ikindi kibazo abagore tugira ugasanga umugabo wawe nta gupostinga sibyo cyangwa se wanamupostinga ntashireho comment no kandi yarebye iz'abandi yanakomentinze kuz'abandi n'abandi hari n'abapostinga ariko umugore ugasanga ntabwo amupostinga nose ubwo ibyo byo wabyita iki ibyo nabyo biratubabaza nk'abagore ugasanga umugabo ariko postinga abandi nyine ngo akumvishe umusozi none se urwo rugo rwawe zakubakwa gute ese kuki urumva jistinge reka nkusobanurira ako kantu hari igihe umugabo urumva aba yarakubujije telefone inshuro nyinshi akakubuza ibintu byo gupostinga kuko hari abagabo bikundira utuntu twabo twihishe urumva akakubwira ati igihe ibintu by'amasitati no gushyiraho ubuzima bwawe kuri status ntago mbikunda noneho wowe bikakunanira kubivaho akaguhimisha kujya upostinga ntarebe ibyo wapostinga wari uzi ko hari n'abagore bajya gucyurira abagabo babo kuri stati akamukubitiramo akamubwira nk'akantu ngo aze kukareba kuri stati umugabo nawe agahita aguhimisha kutabireba urumva ufite ibintu byo mu rugo bifite ukuntu impamvu ifatika ku kanya itaba ifite ubusobanuro nk'impamvu yo mu mizi baba bavuze cyangwa se batavuze kuko none se iyo mukiri abafiyanse se ko aba ashaka kureba sitati y'akantu kose ushize nicyo rero nicyo kibazo kuko iyo tugeze mu rugo bihinduka niyo mukiri muri fiyansaye na ya telefone arayiguha ariko wenda kubera mubonana gacaza yasibye nacyo nibyo nabyo ageza yasibye ariko ayiguha urebe ushira amakenga uvuga uti bundi ko nta bintu birimo oya ndabyemera nabisibe agere mu rugo yabisibye ariko singira simbuzwe kuyireba aho reka nkubwire ngewe byambayeho impamvu ndi kubivuga ako gatemanyaje ngewe nakundaga telefone nkanayirebamo koko nkanashakamo n'ibyaha kuko ntago tuba tuyishakira amahoro wenda hari igihe umugabo wawe afite telefone nziza ifotora neza cyangwa se wari ifitemo amayinite ushaka guhamagara cyangwa amamega akosiko ariko hari igihe ujya kuyirebamo uri gushaka ibyaha byo kumushinja uri gushaka kureba mudu yiriwemo none kubera ko nahoraga ndebamo izo mudu rimwe nza kujya ahantu mu materaniro y'abamama baratwigisha batubuza kureba mu matelefone y'abagabo batangaga ntabyo nari batangaga barabitwigishije aho hantu nari nateranye bati reka ntimukarebe muri telefone njyewe ni nabwo nari nkini Maria ngira ngo mu mwaka wa 2 niba atari wa 3 nibuka ko nanjye bijya bimbaho ariko nkumva nta nicyo bintwaye nta n'ikintu kidasanzwe nari nagahuriramo nacyo ariko hari igihe ukomeza urebamo ugahuriramo n'akantu kakakudestabiliza kagatuma witakariza icyizere cyangwa ukapfa cyane ko buriya hari ibintu biba muri privacy y'umuntu Justine umuntu wundi atarakwiye kumenya kuko kubimenya upfa cyane kuruta uko utakabimenya
byenda bishobora kuba ari kwidiscoveringa ari akantu kaciyemo ko kuba koko uwo muntu yamukuruye cyangwa se habaye iki akaba yashyiraho compliment ariko nyuma mwuka wera akamusobanura akamubwira ati akabivamo akaturna page ariko iyo wakabonye uguma ukamucyurira bikamutera n'umunabi wo kumva ati noneho niba adashaka ko kwemera ko nahindutse reka nikomereza ibyo ndimo so numva ngewe wenda ko ngako ukuntu byakemutse barabitubujije bigera ahantu ndabikomeza nkajya ncunganwa yataha mbere ya mwaramutse n'ibiki bise nkahita mfata telefone ngiye gucekingamo ngo ndebe uko ibintu bimeze nyuma aza kumfatira icyemezo ko namubwiye ko ngewe nkajya mfata ibyemezo ntisinzongera kureba muri telefone yawe ariko bikongera bikanga aza gukubitamo za kode nka 40 avuga ati sheri ngiye kuzagufasha iki kintu yakubisemo kode nahagira ntinkuriramo kode akanga nkumva ndasaze neza kugeza ubwo ngewe ubwanjye numvise se ndavuga se ngiye gusazwa na telefone ubundi sibyo ati mbaza icyo ushaka cyose niko yambwiraga ngiyi ntago ndi bukuremo mbaza icyo ushaka cyose nkabaza twadubazo tw'amatsiko ariko hari kenshi unanirwa no kubibaza yarangiza agakuramo kode arampereza ati ngaho reba nurangiza urambwira nkareba by'ubugoryi nyine nkumva ndasebye ndamwaye kandi koko ashobora kuba yanabisibye n'urugero akayiko none se ubumbaye nabisibye sinyiguhaye sinarizi ko ntashye none mbaye nabisibye sha numva ndamwaye ndavuga ntukereka nkubwire kuva uyu munsi sinzongera kureba muri telefone yawe ni ikizami gikomeye ariko iyo wagitsinze ariko urabyumva ko abagore nyine ako kantu ni akantu kava mu kuti urumva hari igihe uba warahindutse urumva nko muri taye ugahinduka ugasanga wabaye undi muntu hari ukuntu uhinduka mu marangamutima ukabona ko mu rugo harimo akabazo noneho muri wowe ukiremamo ko afite ukuntu ahandi ashobora kuba ari ahandi byamuteye gutyo sibyo noneho izo inquiétude zigatuma umucekinga ahantu hose ariko birakurushya bikamurushya noneho bigatuma n'umwanya wanyu muri babiri utakaza imbaraga rero niyo mpamvu ndi gutsimbarara mvuga ngo baziretse izo telefone ubishoboye pe wazayiretse iyo telefone kuko imbaraga zawe ziraruta izabariye abandi yakwandikira turiya tumesaje ahubwo wakora ibishoboka byose ukavuga uti ngiye gukonkiransa bariya abantu bose yego tugiye kugana ku musozo ariko hari ibindi bibiri ngira ngo tuvuge gatoya ku bijyanye n'utuntu dutoya n'ubundi dusigaye dutuma abantu basenya ikintu cya mbere abagore turavuga tuti abagabo bakunda kwapresiya abandi bagore akunda kwapresiya abakobwa igitsina gore kwa reka tubivuge gutya nukuvuga ngo mukaba mugiye ahantu akabona ko uriya yambaye neza kandi nta kutagize ngo wambare neza ariko ntigeze abikubwira sibyo ukabona ashishikajwe no kumubwira wambaye neza wambaye urukweto rwiza urasa neza wasokoje neza ibintu nk'ibyo kandi muri kumwe n'umugore rimwe na rimwe ukabona nta nubwo ashaka kukwikoza ukabona afite tendansi yo kujya kwicarana n'abandi ukabona uramwiruka inyuma icyo ni kimwe ikindi urabona abagore imibiri yacu ni nka elastique iyo umaze kubyara abenshi batayirahinduka wa mugabo akajya kompara utarabyibuha ugasanga rimwe na rimwe ari kugushyiraho ari kugutraumatiza reba ukuntu usigaye ungana reba iyo nda reba amabere reba ugasanga abagore rimwe na rimwe barwaye depression kubera puresha abagabo bashyiraho ngo dore uko asa bigatuma rimwe na rimwe wa mugani n'abagabo bajya gushaka babakobwa cyangwa ariko uyu mugabo akirengagiza nawe uko yaje nawe siko asigaye angana nawe yarahindutse kubera iki byo byose biba urumva ni ikibazo abagabo bataribo nyirabayazana biranababaje ariko kenshi hari igihe usanga ari umugore wabiguteye kuko iyo utangiye guhindagurika wowe ubwawe bunanirwa kwiyakira ugahora ubwira mugenzi wawe usedisi reba kino kida reba nitwe tubiteza reba ukuntu umaze kungana buse noneho ukazageraho ukamera nk'umutransmetamo icyo kintu kandi koko agasigara kikubonamo noneho agasigara kikubwira birashoboka ko nanone mu bantu birirwana bamushyiramo icyo kintu cyangwa se wenda anikundira ataye kuko buriya ntabwo abantu bose bakunda kimwe hari n'igihe umugabo akugeza mu rugo unanutse akakuraza ku nkeke iminsi yose ngo ubyibuhe byibuha wenda bikanga
ariko ikibazo gihari nicyo cy'amakomplima wenda cyangwa akagenda akajya yapresiya abagore bandi ni agakosa k'abagabo ariko ntekereza ko kari no mu muntu ko gukunda nturarya ibishyimbo iwawe cyangwa ukaba utajya ubirya iwawe wagera iwawe kandi babitetse kimwe ukumva hari utuntu tumwe tugomba kujya dutorera tuva muri kamere muntu sibyo kuko ukuntu umuntu ateye kamere muntu kuko ngewe ahantu nabibabariye urumva urwana n'uko umugabo wawe atabikubwiye noneho wajya mu nzira ukabona umugabo w'undi muntu nawe arabikubwiye kandi wazahura n'umugore wuriya nawe akakubwira ko umugabo we atajya bimubwiye nkavuga nti bya bintu noneho ni rusange wenda wakomeza ubireklama ariko ntago byagucira ishati nge ntago bikincira ishati kuko muri kamere ye no mu buzima busanzwe kugira ngo yitegereze utuntu amenye ngo nahinduye ibisuko nambaye nagize gute wenda ubu ngubu nyuma y'imyaka 12 nibwo asigaye yanda kandi nabwo abatanguranwa n'abana kuko abana nibo ba mbere bahita bavuga ati wow mama wahinduye inzara noneho ugasanga nguzi ko ntari nabibonye ariko ntago bikiri big deal yo kumva kuko namonye ko ntabwo urugo rufite agaciro kangana no kumbwira ngo wambaye neza ahubwo ikintu cya mbere nkubwire umuti nawogeje isi ngewe ndabyibwira yego urumva ariko birababaza kuki numva ko kuki umuntu atabyiga ese kuki niba umuntu adashoboye kubikora nibyo koko wenda niko uteye ariko byige byitoze kubwira umugore wawe wambaye neza urasa neza niyo mpamvu turashima Imana wenda uri kutureba we arabigerageza sibyo barabigerageza wenda bikubwira rimwe natwe abagore regariye dushaka ibintu byinshi birengeje urugero rw'ibyo bafite sibyo ukamusaba uti wajya umpakeya wajya umpa urukundo kandi wenda nta n'urwo yigeze tugerageze tubalansinge gakeya yakubwiye umwanya wenda akunda ashaka kukuba iruhande wenda uri wundi nyine yamurashe gusa aramureba akabona yambaye nk'ibintu bidasanzwe sibyo ubu fata nka yakanzu wari wambaye cyagiye muri ya ntuze ya event ubu koko muhuye nawe uyambaye nkakubwira ngo wambaye neza ari ibintu biba bigaragara twese tugahurizaho tukavuga ngo wambaye neza urajyaho n'udushyari twa kigore ujye kumubwira ngo Justine ngo kuki wakwemeye ko Justine yari yambaye neza wowe ntabwo nawe bimubwire ko yambaye neza wenda nta nambaye neza ibyo byose ntabwo mwajyana ahantu yambaye nabi n'umugabo yabikubwira ati genda wambare ka kenda kuko abagabo bakunda kubikora uyu munsi wambare wa mwenda umeze gutya ugasanga urawambaye bigaherukiraho ati nana se yakubwiye ngo ujye kuwambara atabizi nawe abashaka ariko nkeneye kumbwira ngo uraberewe uzi ukuntu nawe abashaka ngo mugendane agenda yumva comments z'abandi bari kukubwira akumva abandi bari kukubwira ngo wambaye neza akumva muri we kararyoshye ati wumvise ko bakubwiye ko wambaye neza hakaba n'undi bashobora kubikubwira ahubwo ukabizira uba wambaye neza ugenda wituraritse imbere y'abagabo bakubwira ngo wambaye neza byose ugomba kumenya uko umanaginga situation yawe ariko ku bagabo wenda twababwira ngo bagerageze babyige babikore ariko n'abagore twige kwikunda yego tukiraho tutarajyaho hari kamwe ngira ngo abamama bambwiye ati hari abagabo bafuha ku rwego rukabije ku buryo akura n'umugore we ku kazi by'ukuri ubwo icyo nacyo uragishyigikira nubwo uri mu ruhande rw'abagabo ndi mu ruhande ubwo ni ukuvuga ngo nagukuye mu kazi naba nemeye ko nzakora ibintu byose bishoboka ubwo mba nirinze za nduru za bose yahamagaye ntabwo ari ihohoterwa agukuye ku kazi ngo ngaho na telefone mu biki cyangwa se ngo ntayikwatse arayimonitaringa ibintu byose by'ukuri harya ubwo urwo rwo ruzoba n'abagore bamonitaringa urugo rwatangiye kugira utwo tubazo nta cyizere muba mugifite sibyo ariko wamuremamo icyizere fata uwo mwaka niba ari ukuva mu kazi koko nawe ntacyo wishinze vamo iyo telefone umwereke ko ushobora kubaho nta telefone nta n'akazi unyurwe n'utwo tuntu kuko bakunda icyubahiro ariko umuntu muba mwarahuye ukuze nawe akuze ni gute ibyo byose ashobora gukura ku kazi none ko wamuhaye ubuzima bwawe ya telefone nanjye ndayigaruka kuki udashaka ko ayijyamo
urumva rero mu by'ukuri kure ya habeho kurekura ya tugeze ku musozo rero reka tujye dufate umwanzuro mu by'ukuri ibyo twavuze ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi ari abagore ari abagabo bibaho ariko ntabwo icyo dupfa na kiruta icyo dupfa nibaza ko ibi byose twagiye tuvugaho bitakagombye kuba intandaro yo gusenya iyo hari urukundo iyo hari ubwumvikane iyo hari icyizere numva ku ruhande rwanjye bitakagombye gusenya rero ndagira ngo Isimbi nawe utubwire uko ubyumva muri iki kiganiro tugiranye ni uwuhe mwanzuro ni iyihe nama watanga w'abubatse abagore n'abagabo nanjye ni nk'iyo ndashimangira ibyo uvuze ntabwo ikidutandukanya ntabwo kiremereye nk'ikiduhuza twese tujye twibuka intumbero twazanywe no kubaka twashyize hamwe kugira ngo twubake genda twanagira n'Imana ikaduha n'abo bana reka duherekezanye mu rugendo rw'ubuzima kuko ni urugendo kandi tuharanire kuzavuga rimwe nka Paulo narwanye intambara nziza yo kwizera y'urugo za ntambara zose mbikiwe ikamba maze iminsi numva ndi mu mwuka uvuga ko no mu ntambara z'urugo zo kumvikana zo gutuza naho tuzahabonera amakamba kuko kimwe mu bintu Imana izaduhembera n'uburyo twashoboye kumanaginga abo tubana uburyo twabihanganiye uburyo twabababariye uburyo twabahaye urukundo n'ubuzima n'ibyishimo ibyo nabyo biri mu bintu tuzahemberwa so tubikore nk'abazabihemberwa kera najyaga mbabazwa n'imvune umugore agira avuga ariko ibi bintu Imana kamembe nta kuntu izahemba umugore cyane naje kubimenya rero ko izaduhemba twese uko umuntu yagiye yitwara muri runo rugendo rero ibyo dupfa twa tundi duto duto rimwe na rimwe tujye tubirekura urekure ubyirengagize uvuga uti reka nze nubake telefone ntibe intandaro yo gusenya kuba atambwiye ko nambaye neza ndabizi nambaye neza ndasa neza duharanire gusa neza duharanire gusoma ijambo kugira ngo buriya ni umuti igenda ituvanamo utwo tuntu twose tw'ubwoba bw'ubuzima tw'ubwoba bwo guhindura taye tw'ubwoba ni ubwoba bw'ubuzima kandi byose iyo ijambo ry'Imana ryinjiye muri twebwe rijya riduhindura so bizadufasha gukizwa neza bizadufasha no kubaka neza yego urakoze cyane turagushimiye nubwo bitoroshye ariko birashoboka Isimbi rero mwumvise ko afite channel ya YouTube mumukurikire mu sharing mukore subscribe ni ongera ubibutse channel yawe Isimbi rya Yesu TV murakoze cyane Yesu aguha umugisha murakoze Justine yego bye